data kandi tubifurije kugubwa neza. Uwiteka abagire kandi abamugisha. Turanezerewe cyane muri iki gitondo, Imana yaturamukije kandi ikomeje kuduhuza. Namwe twizere tudashidikanya ko mwambuka, ariko n'abafite ibibazo mwihangane. Tumaze iminsi twiga icyigisho kitubwira ngo nige kuzuka n'ubugingo. Zuka n'ubugingo, tugeze ku ngingo yacyo ya nyuma ivuga ngo Yesu azura Lazaro. Reka rero ni ikiganiro cyakomeje, ariko mbere y'uko dukomeza reka tubanze kwakira bene data babasuhuze duhereye mu cyo. Nanjye ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Witwa Aimable Nshimiyimana. Nitwa Nzabamwita Pierre, ndabasuhuje mu gitondo cyiza. Barakoze cyane, reka bene data tubifurize umugisha mwaradufashije mu byigisho byatambutse kuri Imana bamugisha. Rero mbere y'uko tujya mbere reka tubanze dusenge. Turagushimiye data wera muremyi wacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uduhaye amahirwe yo kuramuka amahoro, kandi tugushimiye ko ukomeje kudufasha muri ibi byigisho turi kwiga. N'uyu munsi twishyize mu biganza kugira ngo ubwo tugiye kwiga ibyigisho bitubwira kuzuka n'ubugingo, tube bugufi kugira ngo turusheho kubisobanukirwa. Ukuboko kwawe kubane n'abakwambaza buri munsi y'ijoro, ndetse na bene data bakurikiraniye cano, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane, reka tujye mbere muri iki cyigisho kitubwira ngo Yesu azura Lazaro. Ni ingingo ya nyuma y'iki cyigisho, ariko ni n'ingingo ya nyuma muri ibi byigisho. Rero ingingo twize ibyigisho byinshi cyane. Ibyigisho byatubwiye ko Yesu ari umutsima w'ubugingo, ndetse twabonye ingorane zabaye i Galilaya, twabonye Yesu mu minsi y'ingando, twabonye yemwe nta muntu wigeze avuga nka we. Yesu n'Aburahamu, Yesu n'impumyi, uburyo yahumuye impumyi, Yesu umwungeri mwiza, Yesu na Lazaro. Twabonyemo ibyigisho byinshi, ibyigisho bigeze muri 13. Icyigisho turiho ni icya 13 kitubwira ngo kuzuka n'ubugingo. Iyi ngingo yacu ya nyuma rero iravuga ngo Yesu azura Lazaro. Muri iki kiganiro tumaze iki cyumweru tuganira, reka dusabe mwene data Aimable atwibutse ingingo yo kuwa kane twize umunsi w'ejo, tubone kuza kuri iyi ngingo isoza. Ejo hashize twabonye ingingo ivuga ubufatanye hagati y'Imana n'umuntu. Twabonye ibyo Imana idashobora gukora ibyo dushobora kwifashisha. Ni ukuvuga Imana uruhare rwayo, ariko irabanza ikarindira twebwe tukaza tugasoza uruhare rwacu. Niyo mpamvu Yesu atigeze ategeka mu gitare kikureho, yigeze ategeka abamarayika bari kumwe nawe ngo bagende bakimukuriraho, cyangwa se ngo imbaraga itagaragara, amaboko ataboneshwa amaso, ngo agihirike buhoro buhoro nk'uko urugero rw'ikizi. Iyi ntabwo ari kwesa byigije, ahubwo yabwiye abari bari aho ngaho ati nimukureho igitare. Ashaka kugaragaza neza yuko bakwiriye gusoza uruhare rwabo bakabanza gukuraho igitare, akabona kuzura Lazaro. Arakoze, kandi tubona ko natwe dukwiriye gufatanya n'Imana igihe dufite ibibazo bidakemura ibyacu. Niba ushonje, jya mu mirimo uhinge, jya gushakisha uburyo, none Imana izaguhesha ibyo ukora. Niba urwaje umwana, mujyane kwa muganga. Niba urwaje umugore cyangwa umugabo, mujyane kwa muganga. Noneho Yesu azaza akora ibyo, ariko nawe wakoze uruhare rwawe. Murakoze cyane. Noneho rero reka twumve iyi ngingo itubwira ngo Yesu azura Lazaro. Ni iriya sengesho Yesu yasenze ari iruhande rw'imva, ngo bari bamaze gukora igitare. Yohana 11 yahagaze imbere y'imva. Yohana 11 umurongo wa 41 kugeza 42. Kamwene data Pierre adusomera. Nuko bakuraho igitare. Yesu ararama aravuga ati, Data, ndagushimiye kuko unyumvise. Ubwanjye nari nzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye ku bw'abantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Ndagushimiye ko unyumvise. Ubwanjye ntabwo nzi kuhora nyumvise. Muri make ntabwo icyo gitangaza cyari kije gukorwa Yesu. Icyo rwose iryo sengesho ntabwo ryari irya Yesu, ahubwo yashimye Imana ko imwumvise ku bwabo. Rwose. Noneho reka dusabe Aimable adusomere muri ibyo byose ku ipaje 535 kugeza 536. Itegeko rya Yesu ryarumiwe, igitare gikurwaho, maze ibintu byose bikorerwa umucyo kandi ahagaragara. Abantu bose bahawe amahirwe yo kwibonera ko nta buriganya buri bukorwa.
kwa kundi Yesu namukoresha ku maji ntabwo naje umurambo wa Lazaro wari uryamishijwe mu mva ikorogoshejwe mu rutare ikonje kandi icuza umwijima w'urupfu. Urusaku rwose rw'abariraga Lazaro rwaracecetse. Abantu bose baratangaye kandi bafite amatsiko bahagarara iruhande rw'inzu bategereje kureba ikigiye gukurikiraho. Aha ngaha Kristo yavuze ko Imana ari se kandi ahantu adashidikanya ko yari umwana w'Imana. barahagaze baratangara. Reka dukomeze turaza kubyumva, ariko murumva hano hari amatsiko akomeye cyane. Icya mbere amatsiko yatangiye kujya kumva nta kibazo cyari kirimo, kuko baravugaga bati wenda agiye guteraho indabyo, ngo ndavuga mu gihe cyacu agiye kumurira. Noneho bari bafite n'umuco wo kongera kumva agiye mbese bwari uburyo bwo kugira ngo yerekane ko nawe ahageze. Bo niko babitekereza bafatanyije. Ikindi cyabatangaje cyane cyatumye bahurura bagahagarara ngo barebe ko ari urugendo. Marito yahamije ko Lazaro yaratangiye kuruhuka bitewe n'uko yari amaze iminsi ine mu nzu. Ariko na mbere y'uko wenda kuko Marito akora no gushidikanya, ahubwo igitangaje ikintu cyakanze abantu ni ukubabwira ngo ukuraho igitare. Rega burya ntabwo ari Marito wenyine wavuze ngo yatangiye kuruhuka, nubwo ari we wabivuze, ariko n'abari baravuga bati ukuraho igitare. Gute se turakuraho igitare umuntu umaze iminsi tukuraho igitare? Noneho rero gukuraho igitare ubwacyo byari byabateye ikibazo, ariko Yesu aravuga ati sinagiye ko niwize kubona ubwiza bw'Imana abantu noneho bakabwira ko itegeko rirumvirwa. none itegeko rirumvirwa bakuraho igitare. Reka rero twumve uko byaje kugenda. Ni ayahe magambo Yesu yakoresheje igihe yasuraga Lazaro? Muri Yohana 11:43 umurongo wa 43, amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati Lazaro sohoka. Niki cyabaye hano kandi? 44, uwari upfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati nimumuhambure mumureke agende. ahantu wari ngaho reka twumve impamvu dusomere hepfo, noneho duhuza aya magambo niturangiza dusoza ingingo. Ijwi rya Kristo ryumvikanaga neza kandi ricengera, ryinjiye mu matwi y'uwari wapfuye. Ubwo Yesu yavugaga, imbaraga y'Imana yarabagiraniye mu muntu. Mu maso he harajyaga ubwiza bw'Imana, maze abantu babonamo igihamya cy'imbaraga ze. Abantu bose bahanze amaso ku munwa w'igituro, bose bateze amatwi ngo bumve ijwi rituje. Abantu bose bari bafite amatsiko menshi, bategereje bihanganye kugira ngo barebe niba koko Yesu ari umwana w'Imana cyangwa ngo muvane ibyiringiro byabo iteka ryose. Muri cya gituro gituje habayemo kunyeganyega, maze wari wapfuye ahagarara mu muryango w'igituro. Umuntu akwiriye gukorera undi. Lazaro ahamburwaho ya myambaro, maze ahagarara imbere y'abari bateraniye aho. Ntabwo yari ameze nk'ukirutse uburwayi, nta mbaraga afite mu maguru kandi agashinga, ahubwo yari ahagaze akomeye, afite imbaraga za gisore. Ubwo ntabwo mu maso he harabagirana ubwenge n'urukundo yari afite Umukiza, kandi yikubise ku birenge bya Yesu aramwambura. Ubwo ntabwo yamukijije urupfu gusa, ahubwo yanamukijije n'uburwayi. Usibye n'uburwayi hari n'igihe ukiruka ukaba ufite intege nke, n'izo ntege nke Lazaro rero yavuye mu gituro afite imbaraga za gisore, ubuzima bwiza. ariko niki kubera iki Yesu uwo yakizaga wese twarabibonye akiza umwana wa Yayiro umutware, yewe anakiza uriya muntu wabanaga n'ubumuga bwo kutabona. Ntabwo Yesu yamukize mu ndwara gusa, ahubwo yaramukizaga, yarangiza agashyiraho n'ikindi kintu gitandukanye kugira ngo babone ko bose abaye mu buzima ubuzima yabaye ubuzima. Ni iki ubuzima? Kwa muganga baratuvura ugakira malariya, ugakira se wenda igifu n'indi ndwara warwaye, ariko nyine ubuzahawe n'ibindi bibazo by'umubiri bigakomeza.
bigakomeza. Ariko Yesu we yakizaga yamuha ubuzima. akoretse ko Yesu agasondeka iyo amuhaye atwihereye Ntabwo asondeka. Abadukurikiye rero tujye turushaho gukunda Yesu. Iyo amuhaye ntabwo asondeka. ntabwo ameze nk'abantu bose ntabwo muzi ubukwe bw'ikanya yatanze vino ngo iryoshye kurenza iyo bari babanje. Ngaho kwiyeguza ibintu ngaho muri make noneho dusoze. Ibintu birumvikana kandi birasobanuka. Kristo dukwiriye kumugiramo ibyiringiro kuko ibintu akora ntabwo ari maji pe. Yesu afite imbaraga z'ubugingo, Yesu afite imbaraga zitanga ubugingo bwabuze bukongera bukagaruka aho bagakuba. Yesu rero dukwiye kumugiramo ibyiringiro uyu munsi. Umuntu wese udafite ibyiringiro muri Kristo asomye iki cyigisho akwiriye kuzamura kwizera kwe, ntagire kwizera gucitse intege. Murakoze cyane. Mukuri reka tubashimire, dushimire impamvu ibyo yadufashije muri iki cyigisho cyane gitubwira ngo kuzuka n'ubugingo, kandi no muri ibindi byigisho byose byabanje yagiye adufasha cyane. Dushimire na Pierre kuri mwarakoze, ariko dushimire n'abadukurikirana. Imana ibahe. Reka by'umwihariko dufate aka kanya dushimire abantu badufashije muri iki cyigisho kitubwira ngo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Kuko nababwiye ntangira, iyi ni ingingo yacyo ya nyuma. Iki cyigisho turagishoje, ariko ababifite nk'ibitabo muzabikomeze kuko n'ibyigisho byiza dushobora guhora twiga tukagarukamo imbaraga. Kandi ababikurikirana kuri channel mujye mubigarukaho kenshi, mubyige mubyiributse, mwumve ukuboko gukomeye kw'Imana kwagaragariye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, kwagaragariye mu byigisho by'ibitangaza Yesu yagiye akora n'uburyo yifurije umuntu ubugingo buhoraho, kandi akabigaragaza ubwo yakizaga indwara, agakiza ubumuga n'ibindi byose. Abadufashije rero, abapasiteri badufashije muri ibi byigisho twabanyemo n'umumama witwa Mukandutiye Rusi, nawe turamushimiye. Mwese Imana ibamugisha. Rero twitegure ko mu bindi byigisho bizakurikiraho, kuko uyu ni umuzingo wa kabiri, tuzabona n'umuzingo wa gatatu tubwira ngo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, muzabe hafi kugira ngo nabyo tuzabisangire. Imana rero ibamugisha, kandi reka dushimire kameramani udufasha muri ibi byigisho, watubaye hafi, watukameye neza, wagiye abikora. Nawe Imana ibamugisha, kandi nawe tutifurije kuzabona ubugingo buhoraho. Ariko ntabwo ari imikino, ntabwo ari upfa kubona gusa, ahubwo ni ugufatanya n'Imana. Kwizera kwacu karema, maze Imana ikaduha ubugingo buhoraho nk'uko yabidusezeranye. Mwese nibyo mwambariza mu izina rya Yesu. Amen.